ariko uhuye n'abungeri wovuga ngo wahuye n'inka cyangwa wovuga ngo wabonye ubutunzi. Uhuye n'abakora muri banke mukamenyana kuko banke yawe konti yawe bayagutse se oya bo kubwira amakuru y'amafaranga babika n'abatari na yabo bakagura amakuru yayo hari haba amafaranga menshi ariko wowe wareba muri konti ntayagira n'amakeya ariko atuye akoreraho amafaranga ba ariko we ntayafite. Wewe rero reka gushaka abandi babaho amafaranga ba nuvuga ngo urashaka amafaranga ubwayo nuyabona babandi nabuzo bamenye. Shaka Kristo numubona nuhura nawe azaguhindura. Abakristo benshi bakristo bene data mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mwarakijijwe mwaratuye mwaranihanye wenda ariko hari cabuze bzabuze wabuze kure kuri kibanza kiri mu mutima wawe ngo Mwuka Wera acinjiremo ategeke. Uturanye na Mwuka Wera ari iruhande rwawe kuko Bibiliya yavuze ngo azabana natwe ibihe byose azagumana natwe ibihe byose azaduherekeza for life ariko kandi harahavuze yuko azaba muri twe. Sibyo nimba utaramukingurira ngo abe muri wewe agire duruwa zo kukumanipira kugutegeka gukontorora gutekinga over abane natwe ariko kandi abe muri twe. Naba muri twe rero tuza arategeka afata controle umuntu akaba umuntu wahindutse ya kamere yatunaniye ya kamera akayinyoha akayiniga akayimara igasinzira ubwo bugashira ukaba umuntu uzi imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana ibyo uvuga n'ibyo ukora bigasa bikamatching. Noneho wa Mwuka Wera arakuguidinga kuhera kuri point zero kugeza kuyanyuma kubera iki ari muri wowe ni utegeka ni ukontorora ni uvuga rikija ni ubana nawe ntabyawe biri. Nico gituma Paulo zamva Paulo yavuze ngo ntabwo ari jewe uriho ni Kristo uriho muri jewe. No kuvuga ngo nta nakimwe ngifatira decision jewe hari undi muntu uri muri jewe arampambiriye ku buryo ntabyo nakora keretse wiyabize yemeye kumbikora. Sinzi koko kumvika ariko ndakubwira ngo iyo Umwuka Wera ari muri wewe Kristo iyo yaje muri wewe agahindura ubuzima akamenagura byabyumba byose noneho iwe akubaka azababatirisha Umwuka Wera n'umuriro muzakumuriro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muzahinduka. Ahantu hahiye ntagome kadahiye ntibisho harakongotse hararangiye harashize hamazwe na Kristo umwana w'intama. Ni Shape to Shape igarutse twongeye kubakira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose no mu byo muri mu byose. Naherete nk'ibisanzwe ndabakiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mfite umutumirwa nk'ibisanzwe mpora mbatumirira abantu kugira ngo baduhugure. Shape to Shape nyine n'uwacuriwe gucura abandi n'uwatyarijwe gutyaza abandi. Pastor umunsi tugiye gutyaza asante tugiye gucura ariko urabanza udusengera hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu. Karibu cyane. Sawa reka dusenge. Mwami Yesu turagushimiye turashimye ku mugoroba mwiza uduhaye. Turi muri kino cicaro kugira ngo tuvuge ibyawe twuzuza imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana ubasha kuduhishurira ibyo twavuga bikagira ubwoko bwawe akamaro. Mwami Imana hamwe n'umuvandimwe dufatikanije n'abazadukurikira bose bizabe bibungura n'ibibahesha kumenya cyane kurutaho kandi natwe bitwuzuze. Urakoze kuko wumvise kandi kukuganira natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze Pastor. Murakoze kutwakira namwe. Karibu. Usani bamaze kukumenya wakwibwira bakubonye bwa mbere. Ndabizi nakongera nkivuga nta kibazo wenda ntiyabuze umuntu uzaza ari mushya tuzi kandi ndi turi abantu bazwi n'usanzwe. Wowe urazwi. Tuzwi ukeya rwose. Amazina nitwa Eugene Makombe. Ndi umushumba w'itorero rya Gosheni hano Edmonton. Yes. Ndi umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana 4. Nkaba nyine nyoboye itorero rya Gosheni hano Edmonton n'ahandi dufite andi location yacu. Yego ndagira ngo ni nk'ibyo sinzi niba hari ibindi nakongera. Karibu cyane. Ni Bishop
turamwubaha cyane kandi turamukunda cyane. Ni umupapa witanga cyane muri no community. Ni umupapa ujya ahantu hose ukamusanga yatabaye, yagiye mu bintu bitandukanye. Ni ukuri ni urumuri rumurikira benshi, urumuri rumurikira benshi pastor. Turagerageza ko ntabwo tugufata for granted. Ni ukuri Imana iki kudutije ntabwo tuzakumenyera. Murakoze no kuri twerera imbuto rwose. Imana igi guha umugisha cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera n'imikorere ye. Tugiye kumumanura ahantu abantu bamushyize ahantu somewhere. Tumwegereza imitima, tumwegereza imibiri, tumwegereza n'amarangamutima yacu, sibyo? Tugiye kumwegereza abantu cyane, natwe tumwegereza, hanyuma tumuvugeho. Ese mwuka wera ni muntu ki? Ni umuntu, ni umwuka. Hari umuntu umva mwuka wera roho mutagatifu ariko adashobora kumenya ngo ibyo bintu ni ibiki baba bavuga. Dufashe kubisobanukirwa. Murakoze cyane, turashimye. Turashimye kongera kuba hano kugira ngo tuganire. Natwe tubishimye. Tuganire n'abadukurikiye, natwe turi aha tuganire. Dutanga ibitekerezo uko tubyumva, ko umwuka duhaye. Uwo mwuka nyine tugiye kuvuga uko ari buduheze niko tuganira nawe. Mu by'ukuri warubajije tuse umwuka bite byawo nk'abawuganiza abantu ni umuntu cyangwa ni ikintu. Umwuka hari uburyo butandukanye wenda Bibiliya ivugamo umwuka. Ni ryari ijambo umwuka ryavuzwe bwa mbere? Hari ubuhe buryo bw'umwuka? Wenda niba ufite biri hafi wumva ahantu ijambo umwuka ryavuzwe. Ijambo umwuka ryavuzwe mu isezerano rya kera, rivugwa no mu isezerano risha cyane, ariko muri uwo buryo bw'umwuka hari ubwo uko bizagendaga bizita bitandukanye. Itangirira igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri wumve ikintu cyitwa umwuka iryari wavuzwe bwa mbere n'icyo uwo mwuka wari cyo. Noneho tuze kugenda turebera hamwe icyo umwuka. Igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze kwa kabiri ngira ngo cyangwa n'uwa gatatu. Uvuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itaragira ishusho, yariho ubusabusa. Isi yari ifite yari ubusabusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana wagendaga hejuru y'amazi. Sibyo? Umwuka w'Imana. Donc hariho umwuka w'Imana. Sibyo? Icyo ni ikintu cya mbere. Aho wumva ko hariho umwuka. Turavuga umwuka wera, ariko tubanje kumva ahavuga ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Itangiriro ibice 2:7. Twumve ikindi twongera kumvamo kandi umwuka. Tumara tuze kugenda dusobanura uwo mwuka. Icareco. Tumvishe cya mbere umwuka w'Imana. Kandi wagendagendaga hejuru y'amazi. Mu gice cya kabiri umurongo wa 7 akavuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Ihumekera muri wa muntu umwuka w'ubugingo. Hariho umwuka w'Imana, hariho n'umwuka w'ubugingo. Sibyo? Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Kurumva? Umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Imana ihumekera mu muntu umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ni ukuvuga wa mwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi wahumekewe mu muntu, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Buriya umuntu niho umuntu atandukaniye n'inyamaswa. Yego. Ntabwo inyamaswa n'ibindi byose bihumeka zahumekewemo umwuka w'ubugingo buzima. Ibyo ni ibiremwa byaremetse ku ijambo ry'Imana. Sibyo? Imana ikavuga ngo ntihabeho inyamaswa zikabaho, habeho ibiki bikabaho. None Imana ibwiza kubwira wa muntu yashizemo umwuka w'ubugingo buzima, iramubwira ngo ita bino bintu amazina. Sibyo? Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana n'umwuka w'ubugingo buzima, ariko ari wo wa wundi washizwe mu muntu, ari umwuka wa kabiri. Ndaza kubwira impamvu mpanje kuri ibyo bintu. Hariho rero n'uwundi witwa umwuka wera. Soma Yohana
ngira ngo ni Yohana ibice 16 umurongo wa 7. 16:7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Nzabohereza iki? Umufasha. Komeza. Ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Perfect. Yarababwiye ngo ikizabagirira umumaro nuko njewe ngenda nkabavamo. Uyu ni Yesu uri kubwira intumwa. Ni Yesu ari kubwira intumwa. Nimara kugenda sasa muzabona koherezwa umufasha, kandi umufasha azabatsindira ibibi kandi azabemeza ibyaha. Yego. Urumva authority uwo muntu afite? Uwo ni Mwuka Wera. Yohana yaravuze igice ngira ngo ndatekereza muri Matayo ibice 3:11 uva amagambo yavuze no habona wasome ndaba ndangije Matayo 3:11 ndaba nsoje ibyo gusoma wenda hari hanyuma tuganire ne tumara tuganire. Matayo 3:11 haravuga ngo njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niba uzababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Bwana asifiwe. Arababwira ngo jewe Yohana, uwo ni Yohana wanditse wari muvuga ayo magambo, ndimo ndababatirisha amazi, ariko hari uwundi uzaza iwe azababatirisha Umwuka Wera. Wumvishe rya jambo Umwuka Wera? Ngo kandi ababatirishe n'umuriro. Uwo muntu arakomeye. Uwo muntu arakomeye. Nanje sinshobora no gufungura n'imigozi y'inkweto. Ninde yavugaga? Ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Sibyo? Ni ukuvuga ngo Imana yatangiye urugendo rw'agakiza. Yesu arakazana. Sibyo? Umwuka Wera aragakomeza. Haleluya. Sibyo? Nico tushaka rero kuvuga. Turashaka kuvuga kuri Mwuka Wera. Mwuka Wera ni iki? Mwuka Wera ni Imana ya gatatu, ni ubutatu bw'Imana bwuzuye. Bwa bundi biri tubwira ngo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Sibyo? Ni ukuvuga ngo Imana nyuma yo kuzana Kristo ikamudusingiriza akatwitangira akabambwa ku musaraba, umurimo wiwe nk'uko Bibiliya bivuga ntiyigeze awusiga mu nzira, yarawurangije wose. Amaze kurangiza arabwira ngo ni byiza ko njewe sasa ngenda. Mumenyereye Imana mukoraho, Imana muvugana nayo, Imana mugendana nayo buri munsi, ariko ngiye kubasiga kandi nibyo bibafitiye umumaro. Ariko kubasiga kwanje bizabahesha kugira uwundi mwakira. Kandi muzakira ni Umwuka Wera. Yaravuze ngo azabigisha ngo nibyo ndababwiye. Niko biri bivuga. Urumva icyo kintu? Pastor, twibutsa abantu ko Yesu yari umuntu ugenda ku isi. Ni ukuvuga ngo ntiyari kwidiviza ngo abe Vancouver, anabe hano icyarimwe, abe na Karigari icyarimwe, abe ahantu hose cyane. Ariko uwo wa gatatu yasize. Iyo Mana ya gatatu yasigaye mu bantu, yasigaye ahantu hose icyarimwe. Aravuga ngo azabana namwe, azabigisha, azababwira n'ibyo ntababwiye. Niki yashatse kubwira? Muzakora n'ibirenze bya muzahura. Kandi we noneho ntabwo azaba ari hano atari hariya. Azaba ari hano, ari na hariya, ari no mu mutima wawe. Umwuka Wera rero tuvuga ni umufasha ubana natwe mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu wese wakijijwe. Tumwakira gute Pastor? Twakira Umwuka Wera gute? Hari ukwemera Umwuka Wera. Umuntu yakijijwe akatura abavuze ati nemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, nemeye ko Umwuka Wera hari, ndabyemeye. Noneho nyuma yo kwemera Umwuka Wera hariho no kwakira. Ako kantu Pastor. Hari ako kwakira. Abakristo bose rero kumenya twamwemera bafite umwuka, babana n'umwuka. Ayiwe. Sibyo babana na Mwuka Wera, ariko ntibamwakire, ntari muri bindani. Babana nawe nyine. Turabana turaturanya. Pastor abantu rahasobanura. Iyo rero mubana
adatuye muri wewe nta autorité agira nta tegeko agira. Ujya ubona umuntu arakijijwe nico gituma umuntu ariko ukabona ibintu wapi nta kijya. Abana na Mwuka Wera baraturanye n'umuturanye aranamuvuga aranamubwiriza aranamubwira n'abandi ariko ntatuye muri we. Kudatura muri wewe rero bituma Mwuka Wera ntaco yabasha gukora. Nukuvuga ngo na za mbuto zawe za kamere uguma urakijijwe wemeye gusa ko Kristo ari umwami n'umukiza ariko ntiwateye indi ntambwe yo kwakira Mwuka ngo abe muri wewe ature muri wewe. Urabyumva? Buriya kwatura no kwihana biratandukanye. Sinzi ko izo bintu kwatura ni ukuvuga ivyo nakoze ndafite n'isoni zabyo. Kavuga ngo kumundeba nari umwibzi nari umugome nagiraga gutya nakoraga ibingibi ivyo ngivyo byose byarandanze. Sivyo? Uko niko kwatura. Dukwiriye kwatura ni ngombwa ni navyiza ariko kandi kwihana niko gukomeye cyane. Kwihana no kugira hote no gukora demitur. No guhinduka kwisubiramo. No kwisubiraho. No vuga ngo okay biriya nakoraga zose narabisuzumye nsanga ni bibi. Burya abatuye bose ntibihanye. Ako kandi urakumva? Abatuye bose ntabwo bihanye. Baratuye nyine bavuze ibyaha byabo. Hari umunsi Yesu ngo abantu baraje ngo bavuga ngo ibyaha bakoze. Ariko ntibihanye. No kwihana guhindukira. Ugahindukira. Kandi tubishobozwa nawe. Tubishobozwa na Mwuka Wera n'ubundi. Sivyo? Nuvuga ngo iyo twihanye tugahindukira Mwuka Wera bamwe. Nico gituma bivugwa ngo Mwuka Wera ntazaja kure natwe. Niyo twacumwe, niyo turi mu kuko twaramuhawe ngo abane natwe. Hanyuma agumana natwe no muri bya bicumuro byacu akaturebera hafi kuko afite devoir yo kuduproteja kuturinda kugira ngo tuzagere ku ntambwe yo giraute yo kwihana. Mwuka Wera agumana natwe. Noneho rero iyo duteye ya ntambwe abona ikibanza muri twebwe. Turamutuzamo gute ngo agumeyo pastor? Tumutuza ruko twemeye. Uyu munsi turimo ejo twavuyemo uyu munsi twemera ko yashobora iki ariko ntabwo twemera wenda ko yadukorera iki. Urabibona gusa nkaho nivamo jyamo araguma yate hari ahantu. Icambere twavuza kandi ukavuga ngo kubana nawe ariko ntabe muri twe. Igitabo ca Yohana Yohana soma ibice 14 umurongo wa 15 n'uwa 16 havuga gute muri Yohana 14 umurongo wa 15 n'uwa 16. Yesu abasezeranya kubohereza Umwuka Wera ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data nawe ahazaba nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ukubana namwe wumvisa ku kantu Umwuka Wera ntabwo abana natwe temporary. Abana natwe en permanence ibihe byose. Sivyo? Komeza. Niwe mwuka w'ukuri. Uwo mwuka wera niwo mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Abisi ntibaza bamuhabwa kuko bo ntibamureba. Urabyumva? Komeza ngo ariko mwe ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Taba mubisi. Komeza nakongeye kurangiriza. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Bande intumwa za Kristo zamaze kwakira iby'umwuka zakira abakiza. Baramuzi ngo ariko azagira gute? Ngo kandi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ayo magambo abiri ni ikibazo cy'uko mwuka ntaba muri twe. Tubana nawe turamuvuga. Turamuvuga. Tubana nawe ariko mwuka ntabwo aba muri twe. Iyo mwuka abaye muri wewe rero bigenda bite? Mwuka Wera ntashobora kuba manipule jamais. Bariyasaba biriyasibza ibi akugiraho controle in fully kuko wamwinjije kuko ari muri wewe. Donc habaho jewe ugaragara ariko hari undi operator uri muri jewe. Uwo ni uzo operatinga. Pastor abantu baribaza uriya muntu arakijijwe ariko ibintu akora
n'ukuntu avuga n'ukuntu agenda ntibisa nk'umuntu ukijijwe. Njye ntabwo nakizwa niba ari kuriya gukizwa bimeze. Habana na Mwuka Wera ariko Mwuka Wera kuvuga ngo tumusobanurire kuriya muntu yigiriye ubunebwe yibanira na Mwuka Wera ariko yakiriye agakiza yemera ko Mwuka Wera abaho barabana na Mwuka Wera ariko n'abaturanye ariko Mwuka Wera ntiyinjiye amusuhuza ashatse. no kuvuga ngo iyo bigenze neza Mwuka Wera yokora ibindi akabyikoresha. Ndakurahiye kuko umukristo wahuye winjiye mu mbaraga z'umwuka sivyo winjiye mu mbaraga z'umwuka hakika ntabwo batabibujije abantu benshi gukizwa. Ntabwo ari umuzuza. Nico rero nshaka kukubwira ko abakristo benshi bakristo bene data mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mwarakijijwe mwaratuye mwaranihanye wenda ariko hari cabuze wabuze kurekura ikibanza kiri mu mutima wawe ngo Mwuka Wera acinjiremo ategeke. Uturanye na Mwuka Wera ari iruhande rwawe kuko Bibiliya yavuze ngo azabana natwe ibihe byose azagumana natwe ibihe byose azaduherekeza for life ariko kandi hari ahavuze yuko azaba muri twe sibyo. Nimba utaramukingurira ngo abe muri wewe agire duruwa zo kukumanipira kugutegeka gukontorora gutekinga over abane natwe ariko kandi abe muri twe naba muri twe rero tuza arategeka afata controle umuntu akaba umuntu wahindutse ya kamere yatunaniye ya kamera akayinyoha akayiniga akayimara igasinzira ubwoba bugashira ukaba umuntu wuzuye imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana ibyo uvuga n'ibyo ukora bikamacinga uwo niwe muntu wuzuye Umwuka Wera wakiriye ba Petero mbere y'ibakigindana na Kristo. Petero ntiyari kumwe na Mwuka Wera se ntiyari agifite icuma hano kandi yakaye Yesu ati simuzi umuntu muri kuvuga simuzi ariko nuvuga ngo bahoraga umunyabwoba Umwuka Wera yarataraje muri we ariko wibuke Yesu aje yarababwiye ngo Umwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya i Yudeya ni Samariya mbona kugeza kumbera umuntu wa mbere wuzuye Umwuka Wera atakaza control ni Petero wa munsi ngo bari bicaye ahantu hamwe ngo bahuje umutima baganira ngo Umwuka Wera aramanuka niki bivuga wa mwanya kiriya gice cyo mu byahishuwe byo muzakozwe n'intumwa bivuga ngo bari mu mwanya umwe niki bari kubakora bari kubatunganya bari kubaregirarize bari kubakiranura utuntu n'utundi. Burya iyo umuntu repentance ni imbaraga zo kukwinjiza mu mwuka ni imbaraga zo niyo mpamvu kwihana bigoye kuruta ibindi byose kandi irambere rivuga ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca ni ukwatura ni ukuvuga kuba sinsiye ni ukuvuga ngo rero bamaze kwicarana bari kumwe baganiriye buri muntu avuze ibyiwe batuje bari hamwe buzuye imbaraga z'Umwuka w'Imana bari bamaze kure pare iyo utarabipeyaringa iyo utararegirarize iyo utaratunga iyo utarasarendinga iyo utararekura iyo utarasaba imbabazi biragoye ko umutima wawe wuzuramo Umwuka Wera w'Imana kuko haba hakirimo izindi mbaraga zihazi kumanipira nico kizokwereka umuntu wakiriye Umwuka Wera ikintu cambere agira kuruta ibindi ni umutima uri soft wo gusaba imbabazi yego aba yoroshye aza kubira ngo muvande no kubabarira bikoro arababarira byihuse cyane akanasaba n'imbabazi byihuse kubera iki Umwuka Wera afite kibanza kinini ariko umuntu w'umunyamubiri wa kamere w'umunyandege nkeya wa wundi ukicuzuyemo ibyiwe byose kandi yitwa ngo yakiriye Yesu uzumubwira ibyo kwihana akumva rwose sibye kumubwira ngo asabe imbabazi si ibintu bye agura ati aho kugira ngo asabe imbabazi ahubwo napfa tiyasaba iki imbabazi kubera iki Mwuka Wera ntarinjira ngo iyo Mwuka yinjiye mu muntu azahondahonda kamere zose akazimara ukavuga ngo hasigaye Mwuka Wera nguhaye jewe wese ndasize na gato utegeke ndakumvira ndakubaha ndatuje biza bigera ahantu utakinamenya ko hariho wewe ugomba kugira ibindi akora kuko hariho undi kera wamaze guteka ingofu nico gituma ama decision yawe yose uzuvuga ngo reka mbanze mundinde gatoya
kangisha inama mu mwuka wera w'Imana. Abo bantu rero bari mu mwuka wera w'Imana. Ariko abakristo benshi turi ku izina ry'ubukristo, turi ko twakiriye umwuka wera, turi mu buhanuzi bwinshi cyane, turamuvuga cyane, nyamara ntabwo tumutujeyo. Ikindi no kubwira nta muntu wo kwakiriza uwundi mwuka wera. Yego. No muntu upfa ko pasiteri ndiyo kwakiriza mwuka wera. Yohana ndivuje, Yohana yaravuze ngo jewe nimo ndabakiriza agakiza. Sibyo? Ndimo ndababatiza mu mazi. Jewe ibya Yohana nibyo mu mazi. Sibyo? Ariko hari uwundi we azabatiza mu mwuka wera n'umuriro. Azabatwikisha imbaraga ziwe, azabahindura. Umuriro uzaja muri mwebwe. Shaka mu maso h'Imana, shakisha Imana. Umunsi wahuye n'Imana tuzakenera abantu. Sinza kandi ko kumvikana. Iyo umuntu ahuye n'Imana ntabwo ugikeneye abantu. Sinshaka kuvuga ko udakenera abantu ngo mubane. Oya, ba bantu bakubwira Imana, bakubwira ibisa n'Imana, bakwereka ibimeze nk'Imana, tubukibakeneye kuko wahuye na nyiri bwite. Yego. Ariko uhuye na bungeri, wovuga ngo wahuye n'inka, cyangwa wovuga ngo wabonye ubutunzi, uhuye n'abakora muri banke mukamenyana, kuko banke yawe, konti yawe bayagutse se. Oya, bo kubwira amakuru y'amafaranga babika n'abatari na yabo. Bakagura amakuru yayo hariya haba amafaranga menshi, ariko wowe wareba muri konti ntayagira n'amakeya. Ariko atuye akoreraho amafaranga aba, ariko we ntayafite. Wewe rero reka gushaka babandi babaho amafaranga aba. Nuvuga ngo urashaka amafaranga ubwayo, nuyabona babandi nabo uzobamenya. Shaka Kristo, numubona, nuhura nawe azaguhindura. Bari abandi bose ntabwo uzabukibakeneye. Umwuka wera nawe rero mu byo twatuvuga tushaka kubabwira, wifuza gukizwa, ukizwe kuko Kristo aragushaka. Ntabwo ari abantu bashaka kugira ngo ukizwe. Ikindi tukareba uko abantu bameze, nuko abantu bitwara, nuko abantu bavuga n'imiterere yabo, ngo bigutere kudakizwa ngo kuko banyanaka nabo mbona nta kigenda, agakiza kabo ntaco kamaze. Oya, turakizwa apana kubw'abantu, dukizwa kubwo kugira ngo tubane na Kristo. Ubuzima bwawe buhinduke, kandi wowe ukizwa ugatambuka wa wundi wabonye yarakijijwe mbere yawe, ariko atarahuye na mwuka wera, ataratunze umwuka wera mu buzima bwiwe. Wowe ukizwa ugahindukira, ukihana, ukitunganya, ukiyeza, ubuzima bwawe bugatungana, umwuka wera akaba muri wowe, agatura muri wowe, ugakorana n'umwuka wera w'Imana, ukagendana na mwuka, akakuyobora, akakuyigisha, akaguhumuriza, akakuyobora mu rugendo kuzageza umunsi uzahura na Kristo winjiye mu bwami bwe. Rero gukizwa tugukura ku bantu, ahubwo tugukura kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo nimba wizera ko wakiriye Kristo, ukuzura n'umwuka wera w'Imana, ariko ukaba ugikora imirimo ya kamere yose uko yakabaye, subira inyuma usuzume neza, uturanye na mwuka wera ariko ntaba muri wowe. Ariko niba umwuka atuye muri wowe, ari muri wowe, imirimo ya kamere yose yarapfuye. Reka dusengera abantu. Tugiye gusenga Imana. Mu by'ukuri warakijijwe, wakiriye na Yesu nk'umwami n'umukiza, warabatijwe, ariko hari bimwe ubona bidasobanutse. Hari igihe waba uri mu rugendo rukuvunaguye, tumenye icabuze, tumenye igihagipfa, tumenye aho watariye, tumenye uko biha bigenda, ariko kumva hari ibibura mu buzima bwawe mu buryo bw'umwuka, kumva hari umwijima utarakuweho, hari ibintu bitarangiye, cyangwa se hari ibindi bigutsikamiye utarumva ibyo ari byo. Tugiye kugusengera Imana kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe. Imana ikora imbere muri wewe, Imana ibanze ihindure wewe w'imbere, kugira ngo no wewe w'inyuma azabashe gukora neza. Nimba wihanye cyangwa se ushaka gukizwa, turakubwira ngo uvuga no magambo, wemere wature ko Kristo abaye umwami n'umukiza ubuzima bwawe, maze utangire urugendo rusha rw'ibyizerwa byo kwizera umwana w'intama w'Imana, byo kwizera agakiza, kwizera ubutatu butagatifu bw'Imana, ari bw'Imana ikoreramo mu bihe byose byabayeho. Rero nawe ukomereze muri uko kwizera, ako gakiza kazakurema, kazagukuza, kazakugeza kuri ibindi. Niwakira umwuka we azakwigisha, azakurera, azakuyobora kandi azabana nawe. Mwami Yesu,
turashimye ku mwanya tubaye hano muri ibi biganiro. Turashimye kuko uremye intama zawe. Aba ni abera turi kumwe kuri uyu musozi w'ivugabutumwa. Ubagire neza Mwami Yesu, abakiriye agakiza kawe no mugoroba cyangwa se muri kino gitondo iwabo, turabasabiye kugira ngo ubabere umwami n'umukiza, ubuzima bwabo buhinduke uhereye ubunyine, bakira ubugingo busha, bakire kubaho gusha, bakira imbaraga z'umwuka wera w'Imana, imbaraga zikomeye, imbaraga zitsinda imyuka y'umwijima, imbaraga zitegeka, imbaraga zikontorora byose, ubuzima bw'uburyo bw'umwuka bugahagarara neza. Abo ngabo bagire neza Mwami, tubatuyeho umugisha wawe, tubatuyeho amahoro ya Kristo kugira ngo bibane nabo. Wari warasubiye inyuma, turamusabiye kugira ngo yongere umuzutse Mana, asubirane imbaraga, yongere anesha ibimugerageza byose, yuzure imbaraga zo kunesha, asubire ku gicaniro, umubabarire ibyaha n'ibicumuro bye, yezwe umutima wiwe Mwami, ibyamuremereraga n'ibyamukubitaga hasi bitsindwe mu izina rya Yesu. Yongere ahagarare yeme, akomeze urugendo yerekeze i Siyoni. Abo ngabo tuzasangira ubwami bwawe, tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, tuzagabana umugabane twese turi kumwe, kandi tuzabona ineza n'urukundo rwawe hejuru yacu. Turabasabira bose Mwami kugira ngo umuntu wese udukurikiye, uyu turebye muri uyu mwanya, uyu dukurikiranye muri uno mwanya, ufite ibibazo byiwe bimugoye, ufite indwara zimuremereye Mwami Yesu, dore araribwa, arababara, aragwaye, byinshi bitamukundira, imiti yaragerageje, ibitaro byinshi bitandukanye Mwami Yesu, abaganga b'uburyo bwose, mu izina ryawe ni wowe mukiza w'umubiri n'umutima. Ikiganza cyawe kibe ku buzima bwiwe Mwami Yesu. Abarwaye indwara zo mu bwonko, abarwaye indwara z'imitima, abarwaye zo mu maraso, abarwaye zo mu nyama, izo mu magufwa, ubahindukize Mwami aho bari ku gisasiro cyawe, bakire babyuke bahembuke, kuko uri imbaraga, uri agakiza, uri byose muri byose. Mu izina rya Yesu tabara Mwami Yesu, ugeze ku mwanya ukomeye utarakiriye agakiza, uwo nawe ahemburwe nawe kugira ngo agire ibihe byiza zo kwisubiraho no guhura n'ubwiza bwawe, kugira ngo azaraga ubwami bw'iteka ryose Mana. Turabasabira umugisha, turabasabira urukundo rwawe no kwiyerekana ku buzima bwawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Tusenze twizeye, amen. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza.